icyongereza kuko ikinyarwanda ndacika rimwe na rimwe ndaza kwifashisha icyongereza. Nitwa Ukiri, Principal Lorenzi, mfite imyaka 13, niga mu mwaka wa 2 segondere. Ndashaka gushima Imana kuba yatumye nzi imbere y'ibyo mubwira icyo mbaganiriza. Ndashima Pasiteri kuba umwanya kugira ngo ngire icyo nza kubabwira. Ndashima ndari mfite ijambo nabaganiriza ndashaka kubaha. It's in Proverbs 22, chapter 22, verse 6. Imigani 22 says that Imigani 22 umurongo wa 6. it says that train up a child in the way to go, and when he is old he will not depart from it. Baravuga kuri 22 umurongo wa 6, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. This verse is mainly for our parents. Uyu murongo ugenewe ababyeyi, and it's pretty much to show our parents how they should avuga cyane uburyo ababyeyi babikwiye kumenya, and they should lead us in a way we should grow, bakatwigisha uburyo aho inzira dukwiye kunyuramo. and this is for our parents to also encourage us when we pray. Bino kugira ngo ababyeyi kandi batwigishe uburyo bwo gusenga. I feel like as a parent you should learn, you should pray, Urumva nkaho ababyeyi tugomba gusenga, and put in your prayers you should put your family's protection. Mu masengesho yawe ugashyira umuryango wawe mu masengesho. You should pray for your kids' protection. Ugomba gusengera abana bawe uburinzi, Pray for intelligence, ukabasengera ubwenge, and you should also pray God so that He may put God in their hearts. ugasenga kugira ngo Imana ibe mu mitima yabo. I feel like as a parent you should encourage us Numva nk'ababyeyi uko mugomba kutwigisha to go in a way of God. kugendera mu nzira y'Imana. This verse pretty much wanted to tell us that our parents should tell us to go in a, should like lead us to pray, to continue in a way that we shall go through our whole lives. Kuri uyu murongo uratwigisha neza uburyo ki umubyeyi akwiye kwigisha umwana we inzira y'urugendo rw'amasengesho. The main thing is God. Our parents should encourage us to pray so that we may follow it our whole lives. It's not telling us any other thing but God. Uyu murongo uratwereka uburyo ki abana bagomba gukurikira inzira y'Imana nta kindi kintu mu buzima bwabo bwose. And I feel like you encourage us to pray but also pray for us. Kandi ko ambwira akamaro ko gusenga. She tells me that in life arambwira uburyo ki mu buzima you may have everything you want, ushobora kubona ibintu byose ushaka, but without God you have nothing. ariko udafite Imana ntacyo ufite. In life you may have everything, Mu buzima ushobora kubona ibintu byose, but without having God you may lose everything. ariko udafite Imana ushobora kubura byose. In that case you may also pray for your child to have the acceptance of God in their heart. Muri ibyo ngibyo ushobora no gusengera umwana akagira kwemera Imana agasenga nabyo kabisengera. And after that you should also pray for them, pray for their protection. Kandi kuri ibyo ugasengera protection yabo. Yeah, because we never know what we meet in daily life. We don't know ntabwo tuzi ibyo duhura nabyo mu buzima. Our friends, inshuti zacu, people we work with, abo dukorana nabo. So as a parent you should pray for us and also encourage us. Nk'ababyeyi muba mukwiye guhora mudusengera. Yeah, I have an example. Hano mfite urugero of it was Ubutumwa bwanyuze kuri YouTube nshaka kubasangiza. It's a child who was in
internal school, yari umwana wabaga muri interna, and he started with this friend of ours. hanyuma yari ari kumwe n'umwana bigana ku ishuri. This friend of ours wasn't like any other friend. He had bad spirit. Ntabwo uwo mwana yari ameze nk'ibisanzwe, yari afite umwuka mubi muri we mu nshuti. Rimwe bari bicaranye mu ntebe ku ishuri. That one friend is like, do you mind if we switch lives? Uyo mwana aramubaza, ese uremera yuko twagurana ubuzima? And of course, you are expecting your friend, if their friend asks you that, it's not like you're gonna think that big. Nkuko ubizi ari inshuti yawe, ntabwo wakumva yuko haba hari ibindi bibi nyuma yaho. So the friend was like, yeah, sure, why not? Inshuti iramubwira ati, okay, sawa, nta kibazo. And as he says why not, the girl goes on the table and she finds herself in this. Akimubwira gutyo, wa mwana agwa ku ntebe aba nkaho asinziriye. And she finds herself in this big black tree. Uwo mwana ngo aza kwibona ari ahantu hari umwijima mwinshi. Yeah, and the other girl, the one with the body, uwo mwana wundi w'umwuka mubi, she went in the body of the other girl as a friend. ava ku ishuri ajya iwabo w'uwo mwana. She lived with the family for quite some years. Ajya kubana n'ababyeyi b'uwo mwana imyaka atazi. So imagine the parent is living with a clone, not the daughter, is living with a clone for years and years, but the daughter is locked up somewhere in some house due to the bad spirit. Umwana wise uwundi mwana muri we yagiye ku shusho y'umwana wo muri urwo rugo, ariko atari we muri spirit. Mu mwuka agenda atari we, ariko shusho ari we. Wa undi w'umwana wo muri urwo rugo yajyanwa ahandi batazi. Just because the mother was a prayer. Ariko kubera ko ababyeyi basengaga, he once predicted that the person she called the daughter was not her daughter actually. Uwo mubyeyi wari utunze umwana we yarazi ko ari umwana we kuko yamurebaga mu maso, ariko mu mwuka ntabwo yari umwana we. She was once predicted at the church. They told her that the person you're living with is not actually with her. Mu rusengero baramubwiraga ati uyu mwana ubana nawe ntabwo ari umwana wawe. And there is this one time the girl would like be sick and the mother would be like, I can pray for you, and the girl would be like, no, that's not what I want. Hageze yuko uwo mwana aba arwaye, ariko nyina akamubwira ati ndashaka kugusengera, umwana akamubwira ati oya gusenga wapi. And this one time she took her in the room and she prayed and prayed and prayed and prayed the daughter to come back. Igihe kimwe amwinjiza mu cyumba kuko yari amaze kumenya ko atari umwana we, yamwinjiza mu cyumba kugira ngo amusengere asaba Imana kugira ngo amugarurire umwana we. And she prayed, and this one time she was praying and like the girl got on the bed. Mu gihe yari ariho aramusengera, uwo mwana asa nk'uryamye aho hasi nta bwenge. Because God answered her prayers, the mother's prayers, the daughter came out as the original daughter. Kuko Imana yari igeze igihe cyo kumusubiza isengesho rye, wa mwana abyukira muri wa wundi. And she came like, where am I? Because they had sheep and houses. The mother had gained weight, so she was like, where am I? Who's this? Why did you gain weight? Noneho wa mwana amaze kubyuka areba nyina, abona yarahindutse kuko hari hamaze gushira imyaka myinshi atamubona, asanga ngo yarabyibushye, asanga naho yarari barimutse baharahindutse, abyuka ari aramubaza ati turi hehe ni hehe turi. So pretty much this is to say that she was pretty much thanking God for what that she had answered the prayers, but this is to pretty much show how you should pray for us and put us in God's protection. Ibi nabonye yuko ari byiza yuko ababyeyi bagomba gusengera abana babo uburinzi. Because we never know what we mean in daily life. Kuko tutaba tuzi ibyo tugenda duhura nabyo mu buzima. And also we should encourage our kids to pray, because our parents are not always going to be there for us, and not every time are we going to rely on our parents' prayers. Ntabwo ariko buri gihe tuzajya tugendera ku masengesho y'ababyeyi bacu, no tugomba kwiga kwisengera, hanyuma bakanatwigisha gusenga kugira ngo mbwira kuzaba hari
tuzigende ibibazo byabo. And also as kids we should learn that in bad situations n'abana tugomba kumenya yuko mu bihe bikomeye the only thing we should rely on is God. Icambe uwo tugomba kwiringira ari Imana yonyine. We may not put in as much effort as our parents. Ntabwo tugomba gushira imbaraga nyinshi mu masengesho y'ababyeyi bacu gusa. But also we should know that just because our parents pray for us doesn't mean our life is set. Tugomba kumenya kandi nubwo ababyeyi bacu badusengera ntabwo ubuzima bwacu babushinganye gusa. Because we are going to get families and we must also pray for them. We're going to have kids, we must pray for them. Natwe ubwacu hari ubundi buzima bw'urugo tuzagira tugomba kubusengera hakiri kare. If our parents pray for us and we get saved, we under God's protection. If we go live in our families, how are we going to pray for our family? Niba ababyeyi bacu badusengera mu gihe tungana gutya turi abana ariko ntitubishiremo imbaraga byo kumenya kugendera muri ayo masengesho, natwe nitugira ubuzima bwacu n'ingo zacu ntabwo tuzamenya kuzisengera. We should learn to pray for ourselves. Kandi tugomba kwisengera ubwacu. We should learn to depend on God as well. Tugomba kumva yuko tugomba kwisunga amasengesho yacu tukiri bato. Also, parents should also help us pray and teach us how to pray. Ababyeyi nabo bagomba kutwigisha gusenga. Praying is not just kneeling; it requires some things. Gusenga ntabwo ari ukwiga gusa ahubwo hari ibyo tugomba gukora. We must sacrifice some things in order to get something from God. Hari ibiciro tugomba gutanga mu masengesho. So that we might get something. Kugira ngo dushobore kugira icyo tubona. So pretty much what I want to say here, I want to encourage kids my age. Ikindi nshaka kuvuga no kwigisha abana bo mu myaka yanjye. I want to say that we should pray for our future. Tugomba gusenga kandi tugasengera ejo hazaza hacu. We should pray for our husbands. Tugomba gusengera abagabo bacu. Pray for our kids. Gusengera abana bacu. And I feel like with all these needs our parents' health and our parents' protection in what we can. Kandi muri icyo gihe tugatangira gusengera ababyeyi bacu noneho. Because they also get old. Noneho bo kuko baba batangiye gusaza. Also want to take care of them. Kugira ngo tubategekera. Amen. I feel like us as kids, in what I know, I feel like in everything we do in life, we can't do something without God. Mu bintu byose wakora ku isi ntabwo wagira icyo ugeraho udafite Imana. I may not put in as much effort as ushobora kuba ntashyiramo imbaraga aka kanya, but I know for a fact I need God to survive. Ariko nzi neza mu bifatira ko dukeneye Imana kugira ngo tubeho. I know that if I get in a tough situation, I need God's prayers. Nzi neza yuko mu gihe ngeze mu bihe bikomeye nkeneye yuko Imana ibana nanjye. I also know that I need to repent and go to God so that repent agakiza. Ndashaka kugira ngo mbone agakiza nk'abana ababyeyi baba bagomba kutwigisha kubona agakiza k'Imana. Ntabwo ari ugusenga tubona ibintu ubuzima bube bwiza, but we should also repent tugakiranukira Imana. Tugakiranukira Imana. Mbega baravuga yuko ngo ababyeyi bakwiye kubumvisha yuko bagomba kugira agakiza muri bo, atari ugusenga gusa hari ibyo bakeneye. I have this one example on how my mom's prayers. Mfite urugero uburyo ki mama kubw'amasengesho ya mama. This last Thursday I was coming from school. Kuri uyu wa kane nari ndiho ndava ku ishuri. I'm going with my friends, 2 girls and 3 boys. Nari ndi kumwe n'inshuti zanjye abahungu babiri n'abakobwa babiri. And as we are going, this man approaches us. He's like, I wanna buy this kid, one of my girlfriends. Bariho baragenda hari umugabo waje arababwira ati ndashaka kugura aba bana. It was one girl friend.
umuhuko umwe mu bo twari turi kumwe telling the boys, he's like, can I buy your sisters one of your sisters? abaza abo bahungu twari turi kumwe aravuga ati nshobora kugura uyu mwana w'umukobwa. And they were like, no, we are not selling that. Baravuga ati oya ntabwo turi kugurisha. At first we were like, it's a joke, a random person could come and be like, I want to buy you guys. Babyumvaga yuko ari imikino umuntu uzovuga yuko ashaka kubagura. And then he kept saying that I'll give you 50 cows if you give me these 2 girls. I'll give you 50 cows. Ntabwo nzaguha inka eshanu, ndaguha inka eshanu numpa uyu mwana w'umukobwa. Then they were like, no, they're like 50 girls, no, 5 cows if you give me these 2 girls, 2 of my friends. Aravuga ati ndaguha inka eshanu numpa aba bana babiri b'abakobwa. And then they were like, and then he was like, what kind of 5 girls you? I'll give you 5,000, give me these 2 girls. Noneho arababwira ati bahaye ibihumbi 5,000 noneho umpe aba bana babiri b'abakobwa. Then those boys, they're like, no, we are not selling the girls, don't even like try to pursue it. Baravuga ati abo bana b'abahungu baravuga ati ntabwo turiho turagurisha. And then he was like, well, no, I'll give 5,000 for these 2 girls, but that brown girl, he's offering to me. He's like, I cannot buy her because she's so expensive. Noneho bo baravuga yuko ati nje uwo mugabo arababwira ati ndashaka aba bana babiri b'abakobwa nguyu nguyu avuga we nguyu nguyu ntabwo arimo kuko warahenze ntacyo nabona mugura. And I think what he was referring to, he was like, if you give you this, the boys, they were like, okay, if we give you all these 2, you can give us one. And then he was like, no, she's so expensive, I don't even want to buy her. Noneho yaravuga ati ubatware bose noneho undi akavuga ati uyu nguyu ntabwo namushobora ahubwo ndashaka aba bandi babiri. And then he even gave us the 5,000. He was like, please 5,000, give me the 2 girls, but that one girl is so expensive, I can't give her. Aravuga ati ngiye kuguha ibihumbi 5 ntwara aba babiri ariko uyu wundi w'inzobe we ntabwo nabona icyo mugura ndabagura aba babiri. The man, it was no jokes, they give the money. Ntabwo byari umukino yatanze y'amafaranga. Yeah, he took the 5,000, he gave it to the boys. Afata ibihumbi 5 abihereza b'abahungu. And of course at first we were like shocked, we were like, wow, what just happened, you know? Tukomeza turatekereza ibi ni biki byo birabaho. And when he entered, it's like we are standing on the gate, and he's entering in the house. We yahise yinjira ahantu mu rupangu. And before entering, others were like so shut, they are like shocked, running, but mom is still behind. I went very mobile, and then he was like, but that brown girl, don't give her the money. I just bought those 2 girls. Noneho we yarabahaye amafaranga arangije mu gipangu ariko injira ariho arababwira ngo ayo mafaranga bahaye ntimuyahuye umukobwa na yaba bana babiri uwo mukobwa ntagire icyo yafataho. I think I'm the only one who heard that because others were like shouting. Abandi bari bafite amafaranga bo bari mu gukina ariko ninjye wabyumvise. And then I went and I told it to them, then he was like, he's just kidding. Bo baravuga ati iby'imikino gusa. But something in me, like, ikintu cyaje muri nge, Marshall, the fact that they asked him for 5,000, he gave 1,000, which means they could have asked for 10,000, he could have given 1,000. Bo abahungu abana b'abahungu basabye ibihumbi 5 ariko niyo baza gusaba yarengayo bari kuyabaha. So what I'm trying to say is like in my spirit I feel like he was really trying to buy me, and that scared me because I was like, wait, are they going? Njyewe maze kubibona nagize ubwoba muri nge ndavuga ni wanasanga no mu mwuka abaguze. And matching to the story I gave before, kubera ko hariho story numvise the one I just told you guys, iyo nari maze kubabwira y'umwana wabwiye undi ngo baguze ubuzima. I felt so scared. I went to numva ngize ubwoba bwinshi. Let's give the money. Ndababwira nti nimusubize ayo mafaranga. Our parents give us money. Ababyeyi bacu bajya baduha amafaranga tukeneye. It's no worth it. They said I need the money. Have very much money. And then they get the money actually. They also thought about they was like, they just leave it. Bo baratwaye amafaranga gusa bavuga ati nimubyihorere. Yeah, and there's actually they left them. Amafaranga barayaretse ariko hari umuhungu wayatwaye, which barayasengeye turavuga niyo yanayatwara twe ntabikora
twagenze kuyatanga ngo yarayakeneye ariko tukazinga kuvuga niyo yatwara ntagire icyo dukora kuko twayanze ariko icyo ushaka kuvuga is that our parents pray for our protection. Icyo ushaka kuvuga ni uko ababyeyi bacu basengera protection yacu kugira ngo Imana idukingire ibintu byinshi tugenda duhura nabyo. Ndumva yuko ababyeyi mukwiye gusengera abana banyu mushire muri protection y'Imana kandi mu bindi nabyo mubigishe kwisengera ubwabo. That's what I wanted to share, and I feel like that's what I wanted to share, and I'm so glad I came with this guys. Numvaga ari byo nkwiye kubaganiriza. So glad. Ndishimye cyane. Komera Imana amashyi izina rya Yesu. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Komera Imana amashyi. Umwigisha wacu Imana igiye gute? Haleluya. Reka garuke hano nanone hano imbere. Hanyuma nsajya imbere na Kamina ajya imbere. Ndashaka kubereka yati